embamo mafuta nembamo reka imbaraga z'umwuka wera zimpemo mafuta nembamo. Ubuzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose bikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera, ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe ashimwe, icyo gituma umutima wanjye utazatinya na gato, azareka ubugingo bwanjye ngo buzimire burundu, ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye, yuko n'ibisigaye byose azabikora. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera, ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe ashimwe. Twongeye kubasuhuza abakurikiye Byahishuwe Media TV. Nkuko mumenyereye Byahishuwe Media TV tugenda tugirana namwe ibiganiro bitandukanye, tugasura abantu batandukanye. N'uyu munsi rero nagarutse ni Maurice wa undi wanyu. Ibyahishuwe Media TV uyu munsi hari umushyitsi twagiye kureba, tugira ngo tuganire nawe, tuganire ku bintu bitandukanye. Ariko nanone Ibyahishuwe Media TV tuba tugira ngo tubabwire mujye mwibuka kandi subscribe, like, comment, musangize n'inshuti zanyu, tuba duhari ku bwanyu. Ibi byose tuba dukora no kubera mwebwe, mukomeze mudushyigikire, mudutere inkunga, dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo dukomeze natwe dukore. Reka rero tubagezeho umushyitsi twagiye gusura, atangira twibwira dusuhuza. Muraho neza, nitwa Kayiranga Mutoni Brigitte. Arakoze cyane, yitwa Kayiranga Mutoni Brigitte. Brigitte mumeze mute muri Miss? Turashima Imana. Twaje kubagenderera hano kuko twumvise ko umwigeze mujya mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Cyane rwose, aho ntago mwibeshye. Byagenze bite muri ibyo bihe? Makuru yo muri ibyo bihe bimeze bite? Ibyo bihe byari ibihe bikomeye kandi byoroshye, kubera ko byari ibihe byo gukora icyo ushaka cyangwa se kugerageza icyo ushaka, kureba amahirwe yawe. Nariyamamaje nk'ibisanzwe kuba MISS RWANDA 2020, ariko ntabwo byakunze bitewe n'uko hari uwatsinze, nyine nta mpamvu yari igaragara, baratsinzwe. Murakoze cyane. Uyu munsi rero turagira ngo tuganire, tugire ibintu bimwe tugenda tuganiraho. Ese Brigitte urakijijwe? Yego. Niki kigaragaza umuntu ukijijwe? Wabwirwa n'iki umuntu ukijijwe? Ukijijwe ngiye ku rwanjye ruhande rwanjye,
mbona ko agaragarira mu myitwarire ye, imigenzereze ya buri munsi, ibikorwa bye bya buri munsi, mbese nibyo bigaragaza uwo ari we gukizwa kwe. nicyo gisobanura umuntu ukijijwe. Gukizwa ubusanzwe ni ukwizera ukemera neza ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe, ukagira ibyo uvamo ukagira n'ibyo ujyamo. Ni ukuvuga ngo rero umuntu ukijijwe hari imirimo agira, hari imyitwarire ye imutandukanya n'udakijijwe. Ni uwuhe mumaro se wo kuba umuntu yaba akijijwe? Ni izihe nyungu zirimo kuba umuntu yaba akijijwe? Bimaze iki? Bifite uwuhe mumaro? Bimariye iki umuntu? Bimariye iki sosiyete? Bimariye iki dusangiza yo kuba umuntu akijijwe? Kuba umuntu akijijwe ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi ku buzima. Umuntu ukijijwe hari ubuzima nabivuze nk'uko byabanje, hari ubuzima atabamo, like n'ubuzima bwo kunywa itabi, bwo kunywa ibindi biyobyabwenge, mbese bituma ataba addicted ku bintu runaka. Like nk'uwanyweye itabi inshuro nyinshi hari igihe usanga yarabaye addicted naryo. Rero uwakijijwe bimutandukanya n'ubwo buzima bubi, bimutandukanya n'ibyo ngibyo. Rero inyungu irimo ni uko usanga abasha bya bindi yari kujya kugura itabi, yari kujya kugura indaya, yari kujya guspendinga money. Urumva iyo ukijijwe bibikuraho ayo mafaranga akagura ibindi bikorwa bizima, nko gufasha imfubyi, gufasha abandi bantu batishoboye, nawe ubwawe ukifasha. Mbese gukizwa bifite umumaro munini. Wagira umuntu se inama yo kuba yabakijijwe, yo kuba muzima bukijijwe, ubyumva gute? Namugira inama yo gukizwa kandi amaramaje, kuko gukizwa bituma ahanini n'igihe sinavuga ko n'abandi batari abantu, ariko iyo umuntu akijijwe bimugira umuntu, mbona bimwongerera agaciro k'ubumuntu bwa nyabwo. Gukizwa byongerera umuntu ubumuntu, mbese umuntu nyawe. Urakoze cyane. Ntibikuyeho ko n'undi aba ataba ari umuntu, ariko bimwongerera agaciro kwa. Nk'umuntu ukijijwe se ni iki washima Imana muri iyi minsi? Ni iki Imana wabona yakoze? Numva ko umuntu ukijijwe hari ibintu abona bitandukanye n'ibyo abandi babona. Bimeze bite wo kuri wowe? Umuntu ukijijwe ahora asenga buri munsi, abaho ubuzima. Ni hahandi inshuro nyinshi hari usanga birashoboka. Uzwo ari igihe ushobora kuba utaburara kwera gusenga gusa ntumenye Imana yibicishije, ukabona Imana ikuremeye umunsi nyine nk'abiki gihe. Ukabona Imana igukoreye umunsi. Like mbese ni umuntu ukijijwe abaho ubuzima bwiza. Umuntu ukijijwe umaramaje abaho ubuzima bwiza. Nk'ubu ngubu icyo nshimira Imana ni uko igikomeje kundinda, igikomeje kumpa ubuzima, ikomeje kumpa igihe cyo gusaba imbabazi, mbese kugira imirimo myiza nkora. Nko kuvuga ngo kuba ndiho ndabishimira Imana. Ikindi gikomeye nshimira Imana, mpora nyishimira buri munsi, ni kubw'agakiza kayo. Sinari nkwiriye kumenya Imana, ariko yonyine yangiriye ubuntu basha kuyimenya. Ni ukuri icyo kintu ndagishimira Imana kandi nzaba nishimira ibihe byose, si icya none gusa. Amen, amen, amen. Ni iby'igiciro kuba umuntu akijijwe, n'ibyo gushimira Imana ko umuntu afite agakiza. Mbese wagira ihe nama abantu badakijijwe, cyangwa se abantu bose muri rusange, watanga izihe nama werekeje kuri ako gakiza wari umutubwira? Icyo nagira umuntu udakijijwe inama namugira ni ukuva mu byarimo agasanga Imana, akakira Yesu akamubera umugenga w'ubuzima bwe. Kuko iyo ukijijwe usanga n'ukuri hari ubuzima utamenya, hari ubuzima ubamo ukajya uba bitangaje, abantu badashobora kukunyuzamo ijisho. Rero icyo nagira inama umuntu udakijijwe ni ukuri yihutire gukizwa rwose, kuko habamo umunyenga. Gukizwa biraryoha, uhorana umutima udasanzwe. Umutima udasanzwe umeze gute? Like uhorana amahoro.
amen amen amen. Mwumvise ko umuntu ukijijwe ahorana amahoro yo mu mutima. Urakoze cyane, ariko se twerekera ku musozo, wadusoreza usenga usabira nyine abo bantu badakijijwe kugira ngo Imana imuhe agakiza. Mwaba mukoze? Nta kibazo rwose. Umwanya ni wawe. Iteka Mwami Imana yacu, tugushimiye kuko uri Imana ya twese, tugushimiye kuko wemeye icyubahiro cyawe ukatwemerera Mwami Imana, ukemera ko tuba abana bawe, ukemera ko uyu munsi wa none tuba turi imbere yawe tuvuga iby'ubwami bwawe, tuvuga ubwiza bwawe. Icyubahiro ni cyawe Mwami Imana kuko uri Imana yacu. Ndagushimira Data mwiza kuko unyemereye nkabasha kuvuga ibyawe. Reka Mwami Imana abantu bari kureba ibi bintu mbashije kuvuga, reka Data mwiza ubahe kwakira ndetse no kunezerwa muri wowe. Uwiteka kugira neza, reka ugarurira abantu imbere yawe. Hari abari bahuze bacitse intege, ndazi neza kuko uri Imana kandi ikomeye ibasha gutegeka ibintu ikabihindura byiza byari bibi. Uwiteka rero n'abari kure yawe ubazane ubagarura imbere yawe. Ndagushimira kuko wumva gusenga kwacu kandi kuko ubana natwe buri munsi. Ishimire icyubahiro n'ibyawe mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha ku bw'izi impanuro duhaye, ku bw'izi nama duhaye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ibyahishuwe tuba duhari ku bwanyu, mujye mukomeza mudushyigikire, musangize benshi, mukandi subscribe, like ndetse comment zanyu tuba tuzikeneye, inama zanyu tuba tuzikeneye, tuba duhari ku bwanyu. Ibi tuba dushaka byose abari ku bwanyu. Amahoro y'Imana nabane namwe, tuzakomeza tugenda hatandukanye, tujye tubagezaho ibiganiro bitandukanye, dusura abakozi b'Imana, dusura abantu bazi kugira neza kw'Imana, dukomeze tubabwire Imana. Turahari ngo tuganire namwe, tubabwire Imana yagize ibyo ikora, tubabwire Imana igira ikirema, kugira ngo tubabwire Imana ifite imbaraga, kugira ngo tubabwire Imana iri hejuru ya byose. Turahabaye rero ibyahishuwe Media TV. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe, imigisha igume kuri mwebwe, igume ku miryango yanyu, mukomeze kugirirwa neza n'Imana, ariko nanone mugume mu gakiza, niho muzabona ubugingo buhoraho, muzagumana amahoro nk'uko babitubwiye. Murakoze. Ciao 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 ciao.